Yaravuze ngo reka inseko yawe ihindura isi, ntuzigere utuma isi ihindura inseko yawe. Yaravuze ngo buri kibazo cyose kiba cyihishemo amahirwe n'intangiriro y'ubundi buzima bushya. Nuhura n'ikibazo mbere yo kugitekerezaho cyane, banza urebe amahirwe akihisha inyuma, urebe n'intangiriro z'ubundi buzima zikihisha inyuma. Uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima ni ishuri ritwigisha kurekura bikagenda, kandi ntibibuze ubuzima gukomeza. Iyo wamenye ubuhanga bwihishe mu kurekura, icyaba cyose ntikikubuza kwishima, kuko warabigize amahitamo. Iga kubaho udafite abantu n'ibintu ukunda, kubera ko umunsi umwe uzabibura cyangwa ubabure. Ubuhanga bwihishe mu buzima rero ni ukumenya igihe cyo kurekura, kandi ntibibuze ubuzima gukomeza. Shirishiri yaravuze ngo urukundo ni ukubona Imana mu baturi iruhande, hanyuma gutekereza ni ukubona Imana muri twebwe ubwacu. Yaranavuze ngo niba ubabazwa n'imibabaro y'abandi, imibabaro ntizigere ikuzaho. Niba wishimiye umunezero w'abandi, umunezero ntuzigere ugusiga. Umuntu ubabazwa nuko abandi bababaye, imibabaro iramuhunga. Mu gihe umuntu ushimishwa nuko abandi bishimye, ibyishimo bimuhoraho. Iyo wifuriza abandi ibyiza nawe bikugeraho. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi. Shirishiri yaravuze ngo kanguka, umenye ko buri kimwe cyose giterwa n'ibitekerezo. Kwishimira uwo uriwe biterwa n'ibitekerezo, kubabara nabyo biterwa n'ibitekerezo. Buri kimwe cyose kikubaho giterwa n'ibyo utekereza. Wabashije kugenzura bimwe mu bitekerezo byawe, ubuzima waba wabushoboye. Nta kintu na kimwe ku isi gishobora kuguhangayikisha kurusha ubwonko bwawe. Ubwonko bwawe bwite. Umwanzi wawe wa mbere ni ubwonko bwawe, n'umukunzi wawe wa mbere ni ubwonko bwawe. Nigeze kubabwira ngo ubwonko ni inyama yabashije kuba umutware w'abantu, kandi mu by'ukuri ni inyama yagenewe kuba umucakara w'abantu. Umuntu wishimye cyane kuri iyi si ni uwabashije guhindura umucakara ubwonko bwe. Hari uwigeze kubaza ikibazo ngo hagati y'ubwonko n'umutima ni iyihe nyama yakabaye umugaragu w'iyindi? Mu by'ukuri mu buryo bwa kamere, ubwonko ni umucakara w'umutima, ariko ubwonko bwabashije kwigaranzura umutima buhinduka umutware. Umutima uhinduka umugaragu. Ubwonko bwabonye kugenzura umutima bidahagije, buravuga buti reka noneho twigarurire n'ibindi bice byose bigize umubiri w'umuntu. Nguko uko ubwonko bwabashije kuduhindura abacakara babwo. Niyo mpamvu ubashije gusinziriza nka 50% by'ubwonko bwawe, wahita uhinduka umuntu wa mbere unezerewe kuri iyi si. Ibintu biguhangayikisha cyane ku isi ntabwo ari ibikubaho, ahubwo n'ibyo utekereza. Iyo uri gutekereza rero wapanitse, wahangayitse, wababaye, ufite ubwoba bw'ubuzima, ikintu cyonyine kiba kiri kubyungukiramo ni ubwonko, kubera ko kamere yabwo ni uguhangayika. Ubwonko nibwo bukumenyesha ko ubabaye, ariko bwo ntibujya bubabara. Niyo mpamvu nababwiye ko urupfu rubaho mu mpfu zose zitababaza, ni urupfu rubanza gusinziriza ubwonko. Urupfu rutuma ubwonko buhagarara mbere nirwo rupfu rutababaza, kuko ntabwo bubona umwanya wo kugukoroneza bukumvisha ububabare nk'uko bwamenyereye. Iyo ubwonko rero buri gukora cyane, bwo buba bwishimye rwose, kuko bwagenewe kuburira umuntu. Burya cyagiye uhangayitse, cyagiye ufite ubwoba, cyagiye ubabaye, akazi k'ubwonko kaba kari kugenda neza. Ubwonko bwo buba bunezerewe kubera ko akazi kabwo ni ukukuburira. Ubwonko bumeze nk'imashini yo kuburira ibindi bice by'umubiri.
Urabizi ko ubwonko bukoresha ibijyanye n'imisemburo, butegeka ko harekurwa imisemburo runaka mu rwego rwo kukuburira. Imisemburo y'ubwoba, gira ubwoba bw'ejo hazaza, imisemburo y'agahinda, babazwa n'iby'ejo hashize, n'indi misemburo itandukanye. Iyo buri muri uwo mukino rero, uhababarira ni wowe ubwawe. Ubwonko bwo ntabwo bubabara, intego yabwo ni ukukugira umucakara wabwo. Iyo wemerewe kuba umucakara w'ubwonko, uhora uhangayitse cyangwa ugahora ubabaye. Niyo mpamvu umwanzi wawe wa mbere ni ubwonko bwawe. Nta handi ibibazo biri, ibibazo biri mu mutwe wawe. Nta handi agahinda kari, ni mu bwonko. Ubwonko bwakugize umucakara kandi wowe wakabugize umucakara. Shirishiri yaravuze ngo abantu bashakishije ibyishimo ahantu hose kubera ko batazi ko isoko ya mbere y'ibyishimo iri muri bo ubwabo. Abantu bashakisha ibyishimo ahantu hose kubera ko batazi ko isoko ya mbere y'ibyishimo iri muri bo ubwabo. Abantu bashakisha ibyishimo ahantu henshi bikanabahenda kubera ko batazi ko ibyishimo bya mbere bihera muri bo imbere. Mu buzima busanzwe ibyishimo ntibigurwa, ariko iyo uhatirije ugashaka kubigura biraguhenda, bikanarangira utanabonye ibyishimo bya nyabyo, kubera ko ibya nyabyo ntibigurwa, kubera ko ari amahitamo. Uyu mugabo yaravuze ngo mu ishyamba byaba byiza ubaye ibyatsi kuruta kuba ibiti. Iyo umuyaga uhuha cyane uje mu ishyamba, ibiti nibyo birandurwa nawo, ntabwo ari ibyatsi biranduka. Iyo umuraba uje, abigira ibikomerezwa nk'ibiti nibo barandurwa, naho wa wundi uhora uciye bugufi nk'ibyatsi nta kintu gishobora kumukoraho. Iyo wicishije bugufi nk'ibyatsi nta kintu gishobora kugukoraho, ariko uwishyira hejuru nk'ibiti, iyo umuyaga uje, iyo umuraba uje, araranduka. Shirishiri yaravuze ngo amarangamutima yose afitanye isano ya bugufi n'umwuka uhumeka. Iyo uhinduye ingano n'umuvuduko w'umwuka uhumeka, uba ushobora no guhindura amarangamutima yawe. Uzarebe nk'iyo wiruhukije ukazamura umwuka mwinshi ukongera ukawurekura, hari akantu gahinduka cyane ku bijyanye n'amarangamutima yawe. Niyo mpamvu yavuze ngo amarangamutima yose afitanye isano ya bugufi n'umwuka uhumeka. Iyo uhinduye ingano y'umwuka uhumeka, uba ushobora no guhindura amarangamutima yawe. Yaravuze ngo buri kanya kose umara kuri iyi si, ujye uhora uzirikana ko uri hano kubw'intego idasanzwe, uri hano kubw'impamvu idasanzwe. Iyo mpamvu kandi irenze kurya, irenze kuryama, irenze gusabana, irenze kuganira. Icyanga cy'ubuzima rero kiri mu gusobanukirwa iyo mpamvu. Si mu kurya, si mu kunywa, si ukuryama, si ukuganira. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugakore ikosa ryo gusubika umunezero wawe ngo utegereje igihe nyacyo kwishima. Nta gihe nyacyo kwishima kiruta none. Iyo wishimye none, ejo hazaza hiyitaho. Yaravuze ngo nk'uko iyo amazi yivumbagatanyije hejuru y'ikiyaga udashobora kubona ubujyakuzimu bwacyo, ni nako natwe iyo tujagaraye tudashobora kubona ibisubizo imbere muri twe. Bisaba ko tubanza gutuza niba dushaka ibisubizo biri imbere muri twe. Buri kibazo cyose kiba gifite igisubizo imbere muri twe, ariko ntitwabasha kukibona kuko bisaba gutuza kugira ngo tubone ibyo bisubizo. Duhugira rero mu kujagarara, bigatuma tutabona ibisubizo. Yashimangiye rya jambo rigira riti kurota ni ubuntu, nta mpamvu yo kwibuza amahirwe yo kurota binini. Shirishiri yaravuze ngo ubwiza ni ibintu by'imbere. Ubwiza ntabwo buri mu bintu, ntabwo buri mu bantu, yewe ubwiza ntiburi no mu maso y'ureba.
ahubwo ubwiza buri mu mutima wa buri muntu.